twongeye kubasuhuza tubifuriza ikaze kuri Mukerarugendo TV, televiziyo yanyu. Mu biganiro byacu, amakuru ya siporo yahawe urubuga ruhagije, by'umwihariko umukino wa volleyball ugenerwa itako ry'umutware, ari nayo mpamvu abakunzi bawo bari mu myanya ya mbere mu bakomeje gushyigikira iyi shene yacu. Twagiye tubagezaho amateka ya volleyball mu Rwanda, tubabwira abantu batandukanye bagize uruhare mu iterambere ry'iyi siporo. Bamwe bo mu muryango wa volleyball ntabwo bakiriho, ari nayo mpamvu uko umwaka utashye hategurwa gahunda zo kubibuka. Abagihumeka umwuka w'abazima baracyafite umutima wo kuzirikana no gushimira abanyabigwi bazanye itafari ryabo mu rugendo rwo kubaka izina rya volleyball y'u Rwanda, mpaka kuyigeza ku rwego rutinyitse mu ruhando rw'akarere ndetse no ku mugabane wose wa Afurika muri rusange. Muri uru rwego, inshuti za volleyball zirimo gutegura igikorwa cy'inyamibwa kigamije kwifuriza isabukuru nziza umwe mu nkingi z'uyu mukino mu Rwanda, Profeseri Alexandre Ryambabaje. Ni umuhango uteganyijwe kubera i Nyanza ku itariki ya 30 muri uku kwezi kwa munani 2025. Shenge tuvuze impundu, tuje turwaniriza impande, tuje ducyuye umuneza, twuzuye umunezero, tuje kwizihiza igitaramo, ijoro ritane muturora turaje. Alexandre Ryambabaje ugiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 65 amaze avutse, ni umugabo uhamye wagiye uhabwa inshingano zikomeye haba mu mirimo y'uburezi ndetse no mu nzego za politike. Ni umuhanga mu mibare aho afite impamyabushobozi y'ikirenga mu ibarurishamibare. Yabaye umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aza ndetse no kuyiyobora. Yakoze n'indi mirimo inyuranye y'ubushakashatsi ku rwego rwa universite, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ntitwakwibagirwa ko Profeseri Alexandre Ryambabaje yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi ndetse yaje no kuba Minisitiri w'Ubucuruzi. Izi nshingano zihanitse zigendanye n'ubumenyi, ubushobozi n'ubunararibonye ntabwo arizo tugiye kwitsaho muri aka kanya, ahubwo tugiye kugaruka ku buhangange bw'uyu mugabo muri volleyball ufatwa nk'umwami w'uyu mukino mu mateka yabo mu Rwanda. Mu minsi ishize, ubwo twavugaga ku mateka y'ikipe ya volleyball ya Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'i Butare, Alexandre Ryambabaje twakunze kumugarukaho cyane nk'uwabaye intyoza mu mikinire ndetse no mu mitoreze. Ryambabaje, ubuhanga bwe bwo mu ishuri bwahoraga bubangikanye n'ubuhanga bwo mu kibuga cya volleyball, aho ndetse yakinnye nk'uwabigize umwuga mu bihugu byo hanze, ubwo yigaga muri Kaminuza ya Montreal muri Canada na Kaminuza ya Rennes mu Bufaransa. Muri aka kanya, tugiye kugaruka by'umwihariko kuri ubwo bwema bwe, tubibwirwa n'abagize amahirwe yo kubana nawe, abo bakinanye n'abo yatoje. Turifashisha abantu b'inararibonye bakaba n'abanyabigwi muri volleyball, barimo Epa Ngendahimana uri mu bashinze ikipe ya Kigali Volleyball Club KVC akayibera n'umuyobozi igihe kirekire. Turavugana kandi na Robert Bayigamba, undi muri legende ukomeye muri siporo y'u Rwanda, ndetse na Raphael Ngarambe, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. Profeseri Alexandre Ryambabaje yavukiye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka w'1960. Twumve uko yatangiye gukina umukino w'intoki wa volleyball mu buhamya bwa Epa Ngendahimana, udusobanurira uko yahise ahinduka ikirangirire vuba na vuba kandi nta mutoza wabigize umwuga yari afite. Iyi anniversaire narayumvise imyaka 65. Icyo rero Ryambabaje Alexandre muziho muri volleyball kumuzi kuva mu 1978, 79 na 80, ubwo yaje yigaga mu by'Imana muri Collège des Humanités Modernes, ariya niko bahita. Ariko icyo nakubwira, yaje ari umuntu uri kuri top, atari volleyball gusa, yaje aturutse i Butare aho bitaga kwa Kamena, ariko yaje ari umwatlete no mu bindi, no gusimbuka no muri hotel, n'ubusanzwe yari umuntu w'umusportif. Ubwo rero akiza mu by'Imana, hasanze ikipe zidakomeye za volleyball zidakomeye, ariko hari za basket ahubwo zikomeye cyane, zimwe ba Kanyamibwa Samuel. Ajya muri volleyball rero, ageze muri volleyball, yagiyemo cyane muri volleyball ageze mu mwaka wa 5. Mwaka wa 5 atangirana n'umusore witwaga Marciniko. Marciniko aramukunda cyane, aramufasha. Ikintu mwibukaho muri volleyball ni ukuntu nta mwanya n'umwe yapfushaga ubusa, haba muri recreation ya saa sita, haba nimugoroba, atagiye ku kibuga cy'imbere ya dortoir y'abasiatistique akina volley, kandi abifashijwemo n'uwo mufrere. None icyo nibuka ni umufrere yadushyiraga ku murongo, tugafata indobo tugenda twimba iyi ndobo abantu bakarabiramo, tuyishyira hariya akayiteramo umupira, tugayishyira uruhande akayiteramo umupira, tugahera nk'imbere muri kare y'imbere, ukakura kuri rimwe katera, kuri kabiri katera, kuri gatatu kane. Ariko uwo mufrere rero witwa Marciniko agenda amureba, yari
afite umusimbuko cyo twita ngo detante itangaje, kuko yarazamukaga firi ikamugera mu rukenyerero kubera ko yari afite ubuhanga bwo gusimbuka n'ubusanzwe azi gusimbuka cyane. Urazamuka aricyo mu mwaka wa 5 arakomera cyane, mu mwaka wa 6 arakomera cyane, aza gukomereza muri University Butare. Hari n'ikintu uzajya wumva bavuga ko muri University barafite ibintu byo kunyuzura cyane, ariko bavuga yuko yageze muri University ikigeze sinahageze ngo we ntanyuzura, agahita ari we ujya mu ikipe y'igihugu ngo kizira University zari bazaba biganaga yogoshe gusa ariko batamukoreye message kunyuzura uko bari. Icyo nakubwira rero ye mu by'Imana, hari match zakundaga kuba, hari match kera, hari match za volleyball zabaga zikaze cyane, za groupe scolaire ukabona zananira muri ikipe bita za foudre zakinagamo abantu bayiza n'abandi bantu bakomeye, zikananirana i Butare kubera groupe scolaire yagiraga abafana benshi n'abana bakadiranja bakaza kuzihuriza mu kipe zigakina mu by'Imana. Ariko nakubwiza ukuri, kandi bari abantu bakuru izo kipe zitwa za foudre, ikipe ikomeye cyane ndetse n'abantreneri bo mu rwego hejuru, ariko bari kuri niveau rwose, bari kuri niveau neza y'abafashe. Kandi ikindi cyatangazaga nuko ryambaje nta mwantreneri yabaga afite uzwi, nigeze no kumubaza aho tubereye bakuru, mubaza volleyball aho yayigiye, ambwira ko yajyaga yigira mu bitabo, ibindi akabyiga akoresheje ubumenyi yari afite n'ubundi no mu zindi siporo. Ntabwo mbabwira nko gusimbuka, kumenya gusimbuka mu burebure, gusimbuka ubukiramende. Undi muntu uzi neza ubuhanga bwa Professeur Alexandre Ryambabaje muri volleyball ni Robert Bayigamba, nawe wakanyujijeho muri uwo mukino, biza no kuba akarusho kuko yigeze kuba Minisitiri wa Siporo muri guverinoma y'u Rwanda. Aratangira dutekerereza uko yamenye Ryambabaje, hanyuma aze gukomeza atubwira uko igihe cyaje kugera noneho bagakinana mu ikipe y'igihugu. Urakoze Jean Claude Nyandinda, kandi dushimire n'ibiganiro ukora kugira ngo twibutse ibya kera, turebe n'ibyo uyu munsi n'ahazaza ha siporo, rwose bishimirwe. Ryambabaje yewe muzi ntangi wa mbere segonderi, we yarangizaga icyiciro cya mbere cya kaminuza, ubwo byari muri 1981. Twajyaga rero kureba imikino ya volleyball, kuko volleyball icyo gihe ari umukino uteye imbere ugereranyije n'indi mikino, ku buryo rwose wasanga ari umunsi mukuru, haba kujya iruhande kureba za match cyangwa nyine no kuri groupe scolaire. Icyo gihe groupe scolaire yari ikomeye. Ryambabaje rero by'umwihariko icyo gihe murabyumva ni kera muri 1981, yari umusore rwose, yari umukinnyi udasanzwe, ubona ko afite ingufu zikomeye. Hanyuma tuza kumubona agarutse ngo arangije yagiye gukora icyiciro cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza muri Canada. Agarutse noneho azana ubundi buryo bwo gukina, cyane cyane ibintu bibiri mwibukiraho cyane, niwe wazanye ibintu byo kunyerera byita plongeon, donc ukajya gushaka umupira uri kure kugira ngo ugarure umupira ntugire hasi, agasimbuka agakubisha inda hasi. Twagiye tubyimwigiraho, ariko niwe wabizanye bwa mbere mu gihugu. Ikindi noneho byitwa abakunzi b'umupira wa volleyball, byitwa gukina mametre, nawe niwe wabituzaniye. Noneho icya gatatu aribyo bita arrêté, donc akagucenga ko agiye gutera umupira mugufi, agahita ahagarara, wowe ugasimbuka umureba imbere, ugiye kugerageza gutangira umupira w'ibyo block, ukamanuka wazamuka. Donc yari afite feinte rwose yatujahaje cyane tutaramumenyera, kandi nabo no kumenyera byari bigoye, ko yazaga yihuta ukagira ngo aje gutera umupira mugufi, ariko afitanye isiri n'umupaseur, noneho bakamuha umupira muremure, wowe uri imbere ushaka kugira ngo uze gutangira umupira, ukashaka gusimbuka nyine ngo urire kuri file, hanyuma agafrena, donc agahagarara, ukazamuka, noneho mu gihe umanuka ukazamuka ukabisikana mu kirere, ubwo rero agatera umupira cyane. Yari afite rero ingufu zikomeye. Njyewe ku giti cyanjye ubwo natangiye nyine muri 1985, kuko nibwo nari mu wa 4, nibwo twagize amahirwe tujya gukina mu bita ya Musuko. Ubwo yari umwaka mpuzamahanga w'urubyiruko, année internationale de la jeunesse. Tugira amahirwe u Rwanda ruhagarirwa na groupe scolaire, ariko yahowe. Ubwo rero kugira ngo tujyeyo twitoje kinini kuri groupe scolaire, bariho mu by'ukuri natangiye kuzamura ubushobozi mu buryo bugaragara muri volleyball, noneho bituma ndetse umwaka ukurikiyeho njya mu ikipe y'igihugu. Niho rero natangiye guhura na Ryambabaje. Twajyanye i Brazzaville, ubwo twari dufite amarushanwa ku rwego rwa Afurika yo hagati, ibyo bitaga zone 4. Icyo gihe ubwo
ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaserukaga mu irushanwa rya zone 4 aba nibo bakinnyi bifashishijwe. Uwambaye track suit ni wari umutoza, naho uwambaye ikote, umupira na cravate ni wari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda Charles Uyisenga. Mu bakinnyi duhere ku bahagaze. Nimero 5 ni Gatera Jean Marie Vianney. Robert Bayigamba yambaye nimero 2, uwambaye nimero 4 ni Inyasi Nzaramyimana bakundaga kwita Elastic. Uwambaye nimero 6 ni Valois Jean Paul. Jean Pierre Karabaranga yambaye 8. Uwambaye nimero 11 ni Dominique Sebarinda. Mu bapfukamye, uwambaye nimero 10 ni Celestin Hakizimana aka Mukoni. Aimable Semanzi yambaye 12, uwambaye 7 ni Dismas Karangwa bakundaga kwita Kacher, naho kabuhariwe ugiye kwizihiza imyaka 65 amaze abonye izuba ni Professeur Alexandre Ryambabaje wambaye nimero 9. Noneho ndetse igihugu cyakiraga imikino nyine ariyo Congo Brazza gihitamo u Rwanda baziko nyine batazi amateka bati muhite mu Rwanda turabatsinda mu kanya, batungurwa nuko tubatsinze dutsinda na Congo Kinshasa, Kigali, Zaire, tuza gutsindwa na Cameroon kuri finale kuko nitwe twabaye bakabiri icyo gihe, ariko nabyo tubaruhije. Ryambabaje by'umwihariko yabaye rwose umukinnyi w'imena, ndabyibuka rwose kuba umwarimu noneho kaminuza icyo gihe ngo niho yarageze atarajya mu kwiga mu Faransa, kuko ubwo nyuma yaho yakoze icyiciro cya 3 cy'amashuri ya kaminuza akikora mu Faransa, ariko ubwo ugasanga ni wa mutoza ubana n'abakinnyi aho bari. Bazibuka twari bari badushyize mu ishuri aho ngaho Brazzaville, mu ishuri ndetse amadishya atanariho yose hari imibu, ariko we rwose ntabwo akaba ari ku gitanda kinini cyacu, ni umuntu wadutozaga bwa discipline. Ubwo rero ndifuza no kurangiza nk'uko wenda twatangiye twifuriza Ryambabaje Alexandre isabukuru nziza, ishya n'ihirwe mu buzima bwe, neza ko aracyakomeye. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda muri iki gihe Raphael Ngarambe nawe afite icyo avuga ku munyabigwi Professeur Ryambabaje. Aratangira asobanura umwanya wo mu kibuga uyu kabuhariwe yakinagaho. Alexandre nyine turamuzi turi batoya, kumva bavuga ko ariyo mukinnyi mwiza ukomeye, twiga mu seminari ku Karubanda, ariko we yigisha muri campus hari Butare, ngira ngo yaravuye muri Canada, nabwo akina neza, akina volleyball yo hejuru, ku rwego rwo hejuru. Twagize umwanya rero wo kumureba, ariko tuza kumenyana cyane dutangiye gukinana muri 1995 ubwo twakagiraga campus cyangwa se university hari Huye. Yakinaga ku mwanya kenshi, ku mwanya umweriye muri 4 niko nabyita, yari umweriye. Niyo mpamvu nyine twajyaga tuvuga ngo yaza kwataka ava mu byatsi. Abantu batarabona gymnase ngo hari igihe bajyaga kwataka isima yabaga ari ngufiya, noneho ikagarukira hafi y'ibyatsi, hakaba igihe we aturuka kure kugira ngo afite umwanya wo kwataka no kuba yadevia. Njye mbona hari igihe abataka batabigira cyane, sinzi muri iki gihe, ariko ukisanzura gufata era ugaturuka kure, umupira ukazuwureba, icyo gihe turakutera linye diagonali fasiroma. Ngira ngo niyo mpamvu tuvuga ngo aturuka mu byatsi. Mbere yuko Raphael Ngarambe akomeza tubwira ubuhanga budasanzwe muri volleyball n'izindi ndangagaciro za Professeur Alexandre Ryambabaje, twongere tubagarure mu myaka ya za 1995. Aba ni bamwe mu bo Ryambabaje yakinanaga nabo mu kibuga, ariko akenshi na kenshi akanabafasha nk'umutoza. Kuri iyi foto aba ni abakinnyi 6 babanzagamo mu ikipe ya kaminuza y'u Rwanda ishami ry'Ibutare. Alexandre Ryambabaje ni uyu wambaye nimero 9. Abandi ni Jean Pierre Karabaranga wambaye nimero 4, Michel Karekezi wambaye 3, Pacifique Kalisa wambaye 7, Alexis Rurisa wambaye nimero 10 na Leandre Karekezi wambaye nimero 6. Kuri iyi foto yindi naho turahasanga abandi bakinnyi bagize amahirwe yo gukinana no gutozwa na kabuhariwe Ryambabaje nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Duhereye ibumoso mu bahagaze hari Jean Pierre Karabaranga, Eric Rugayintenga, Pacifique Kalisa, Raphael Ngarambe, Emmanuel Ndungutse bakunze kwita Cassius, Alexandre Ryambabaje, Michel Karekezi n'umutoza Patrice Rugambwa. Abasutamye ni Ivan Twagirashema, Alexis Rurisa, Gracien Dusingizimana na Leandre Karekezi. Kubijyanye n'umukinnyi rero ngira ngo icyo nakubwira Claude, niwe mukinnyi navuga mu Rwanda wabaye model. Wa mbere wazanye volleyball navuga ya haut niveau, mbere yuko akina cyangwa mbere yuko aza hari volleyball isanzwe yo kwishyushya kurenza, abantu bazi ko service ari agapfunsi. Niwe wazanye volleyball moderne, service moderne, attaque moderne. Niwe muntu wa mbere wagiraga ingufu nyinshi kuri attaque muri 3 metres.
haba kuri yeri cyangwa se muri kane ngira ngo ababonye bose umupira wakubitaga ukivuza ngira ngo harimo n'abajyaga bifuza kujya kureba nk'ikiganza cye ngo barebe ikirimo. Ibyo byose byaturukaga kuri discipline kuko yakoraga imyitozo myinshi cyane. Ngira ngo byambabaje nawe urabizi Claude muri mu seminari twajyaga tumubona mu kanya gato akabari ku igare yarangiza akabari kuzamuka umusozi yarangiza akabona kujya gukora ku mupira. Ni umuntu wakoraga imyitozo buri munsi, discipline nyinshi, nta yindi loisir yagiraga muri volleyball, nta zoga yanywaga. Icyo nshaka kuvuga ni ikintu ko byambabaje profeseri ni umuntu wagize discipline arangije akunda volley, arangije akina volley de haut niveau. Ikindi navuga nuko muri iyo discipline yanayikoresheje cyane cyane mu gutoza. Hari umwanya umwe yadutoje ubundi tugakinana. Ikintu cyamuranze cyane cyane mu gutoza ni gutoza discipline nyine ariko no gutoza mu kibuga. Ngira ngo iyo byambabaje yadukoresheje rwose hagiye no gusinzira byangaga, ariko nyuma y'igihe ukagenda umenyera nimba ari abdomino mwakoze, nimba ari physique mwakoze, umwanya mwakinnye. Ngira ngo igihe tujya kuri attack ugasanga mu maza amasaha muri kuri attack, mwajya muri abdomino mugasanga murakora igihumbi facilement. Natwe niho twakuye discipline cyangwa se na physique twakoresheje mu gukina volleyball, haba muri campus, haba muri equipe nationale ndetse na nyuma yaho. Niho twaboneye ko umuntu ashobora kwataka 3 metre, kwataka umupira ukomeye, imyitozo iri intense, kugira discipline mu gihe uri kwitegura ama competition, nta kunywa inzoga, ukamenya kuruhuka, ukamenya alimentation. Njye nibuka ukuntu najyaga tubwira ngo nguri bukine ngo irya viande rouge. Urumva harimo gukunda volley, kumenya kwikina, kumenya gutoza. Ariko ikintu kindi Claude nakubwira burya byambabaje mu buzima bwe uretse no gukunda volley, yakunze abavoleyeri cyane. Abavoleyeri nibwo buzima bwe, nibo bashutize. Ndeba n'ukuntu nubwo harimo décalage d'âge, yenda harimo no kuba yari umwarimu abandi ari abanyeshuri, ariko wasangaga ishutize magara yisanzuraho cyangwa se nabo bamwisanzuraho ari abavoleyeri. Ntabwo nareka no kukubwira ko niyo yabonaga ibiraka byinshi bijyanye na statistique, ibyo byose yabihaga abavoleyeri. Ariko yenda si no kuvuga ngo ni ukubabogamiraho, yenda harimo n'ikintu cy'uko abavoleyeri wasanga bafite discipline, kandi noneho mugani bose abavoleyeri bari intellectuel, bose hafi bose intellectuel kandi barize. Ngira ngo n'uyu munsi niko bikimeze, n'ibyo turabishima ko uwo muco wagumyeho uko abavoleyeri bagomba kwiga. Njya nibuka n'igihe bamuhaga promotion agiye kuba umuyobozi muri minisiteri y'uburezi. Icyo gihe mu bantu yahamagaye turamusezera, aradusezera, turaganira, turasagira iwe mu rugo n'abavoleyeri, ekipe zacu za volleyball zo muri campus. Icyo navuga rero nuko yambabaje nyine yabaye umuvoleyeri mwiza, ariko abakunda na volleyball, akunda n'abavoleyeri, akunda n'uwo mwuga. Meme no muri rwego rwa federation cyangwa se mu rwego rw'umukino tuyobora nkanjye nka perezida federation, ntabwo ahwema kutugira inama. Ngira ngo n'ejo bundi twaze tuganira ku bijyanye n'ibibuga ari gukora i Nyanza. Urumva ko no volleyball, volley, monde ya volleyball c'est sa vie. Apari yo kuba yabaye umuyobozi, akaba minisitiri, akaba n'ubundi buyobozi, ariko sa vie entière cyangwa se ubuzima bwe yabayemo harimo partie nini ya volleyball n'inshuti ze z'abavoleyeri. Ndumva aribyo navuga Claude. Yewe message natanga nuko icyo gihe baryambabaje bakinaga, natwe twakinaga tukabikunda, nta bihembo birimo ntaki, ariko tukabikunda, dukina volleyball de haut niveau. Ngira ngo tugeze no kuba hafi imiryango ya gatatu mu mikino ya Jeux Africains cyangwa se Club Championship. Twageze ku rwego rwiza, marigereke nta n'ibintu by'amafaranga byarimo, wari ubwitange n'iki. Uyu munsi volleyball ni umwuga, ni ukuvuga ko abatoya bakagombye noneho kuyikora kurenza uko twayikoraga. Ariko ikintu navuga bakwiye kwigira kuri ryambabaje, kuko ariwe turi kuvugaho uyu munsi twitegura anniversaire ye y'imyaka 35, ni discipline. Ubu dufite ikibazo cy'abajene, yenda twizere ko muri volleyball nta barimo, hari abajene basigaye banywa n'urumogi, ibiyobyabwenge, ugasanga aranywa inzoga 24 heures, ntiyitabira umwitozo. Tekereza kuba ufite facilities, ukaba ufite inkweto, ukaba ufite salary, ufite umushahara, ufite ikibuga cyiza nka bino nyakubahwa perezida wa repubulika yatwubakiye birimo tapi birimo iki, ariko umuntu agasiba imyitozo. Noneho afite na opportunities zo kuba yaba professionnel, yajya gukina mu mahanga. Ngira ngo byambaje mu bakiye muri za Canada. Urumva uyu munsi noneho tekereza ubashije kubona ikipe muri Canada, amafaranga wabona birenze n'umushahara yenda wa CEO. Icyo nshaka kuvuga rero nuko abantu bakwiye kwigira kuri discipline ya Ryambabaje, bakigira ku buhanga yagize, ku bwitange yagize, ku rukundo yagize rwa volleyball n'abavoleyeri, bagakora volleyball professionnel. Ndumva ariko ngicyo navuga. Narangiza gusa nifuriza Ryambabaje gukomeza kuba igihe kirekire, gukomeza kuramba, gukomeza kugira urukundo rwa volleyball, rwa rw'igihugu, rw'abavoleyeri. Ryambabaje ageze imyaka 35 agikina volley, agitwara igare. Ntabwo waba
warigeze unywa ibiyobyabwenge, waba utarigeze ugira disipurine, waba warahagaritse gukina, waba warigiye mu bindi, ngo uvuge ngo wagera ku myaka 60, 65 ukibasha gukina volleyball, cyangwa se ukibasha no gutwara igare, cyangwa se ukibasha no kugenda. Abatoya bakwiye kubyigiraho rwose. Mu ijambo rimwe rero uragira ngo twifurize aniveriseri nziza cyangwa se isabukuru nziza twasize ibyambabaje n'umuryango wa volleyball. Turabatumiye tuzahurira i Nyanza kuri uwo munsi, tumwizihize nk'umukunzi, nk'umuvandimwe, nka mukuru wacu. Ashobora kuba yaba n'umubyeyi kuri bamwe. Naryambabaje muzamuha ikiganiro kirekire kuko afite na message nini, ngira ngo azatunganira mu gutanga message rwose. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB ati muri iki gihe turimo kwitegura uyu munsi mukuru, Ryambabaje niwe uri mu mwanya mwiza wo gutanga ubutumwa ku bakiri bato bashaka kugera ku rwego ruhanitse muri volleyball. Twifuje kuganiriza uyu munyabigwi Alexandre Ryambabaje adusobanurira n'umutima mwiza ko byinshi azabivuga ku munsi w'ibirori nyirizina, cyane cyane ko ngo ibirimo gutegurwa biri mu maboko y'abandi bantu, kandi koko nibyo uyu munsi mukuru uzakorwa mu buryo bwa surprise. Rero tutavuganye byinshi, njye ntabwo nzi uko barimo kubikora, na invitation mbibwirwa n'abantu ntayo ndabona. Icyo nzi ni uko biriho, ariko njye ntabwo nzi ibitegurwa. Ubwo rero njye ntacyo nabivugaho, ntacyo rero nabivugaho. Bamwabaze ndabo muri komite niba bashaka kugira icyo bavuga, ariko njye ntacyo nabivugaho. Wazabimbaza icyo gihe rero kuri 30 ndumva ariho bashaka kuza gukina volley i Nyanza. Icyo bansabye ni uko nategura ibibuga bakaza gukina, ibindi rero ntacyo mbiziho. Ubwo twabonana kuri 30 niho nakubwira. Ngayo nguko turagenda dusatira uyu munsi w'akataraboneka wo guhimbaza isabukuru y'imyaka 65 y'amavuko ya Professeur Alexandre Ryambabaje. Muri ibyo birori bitagira uko bisa, abakunzi ba volleyball bazabyitabira nta kabuza bazanezerwa. Hateganyijwe imikino ndetse n'indi myidagaduro irimo gutegurwa n'itsinda rigizwe n'abasangirangendo bo mu mukino wa volleyball. Iki gikorwa ni surprise igenewe Professeur Ryambabaje, ariko kuri twebwe nk'itangazamakuru ntabwo twabigira ibanga, kuko twaba tubaye nka wa muntu ushobora kugira atya agacana itara hanyuma yarangiza akaryubikaho ikibo. Twongere tubashimire inshuti bakunzi bacu. By'umwihariko turashimira Epa Ngendahimana, Robert Bayigamba na Raphael Ngarambe ku buhamya buteye ubwuzu bamaze kudusangiza burebana n'igihangange muri volleyball Alexandre Ryambabaje. Uyu munyabigwi tumwifurije isabukuru nziza. Nyagasani amwongerere ubugingo akomeze kuramba. Iyi ni Mukerarugendo TV, mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.